benshi babyise kwiheba, abandi babyita uko bashaka. Uwicyeza Pamela uyu yabaye Miss kandi akaba n'umugore wa Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben, ariko ibyo ntabwo ari byo bituzanye hano. Uyu munsi ari hose mu myidagaduro kuri YouTube, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, asa n'uwarakaye kandi ari gukanga abantu. Yumvikanye avuga ko agiye kurega cyangwa se no kujyana mu nkiko bose bamusebeje kandi bamusebya, niba ibyo bamusebya batabisibye burundu. Muri iyi nkuru reka turebe icyo itegeko yishingikirijeho rivuga, reka turebe kandi impamvu ibi byose biri kuba. Agiye muri RIB ubundi yarega iki? Ubuzima bwanjye yakomeje avuga ko yafashe icyemezo cyo kugira ibyamamare byinshi byo mu Rwanda byamaze kumenya umumaro wo kuyoboka amategeko ngo bahangane n'isebanya ribera kuri internet. Ibyo kandi nuko bimeze, ngo bahangane n'ibihuha ndetse n'ibivugwa ngo bishakire views. Pamela bamuvuze iki? Tugiye kubimenya. Miss Uwicyeza Pamela, umwanzuro we kugana no kwitabaza inkiko n'amategeko yikoma bose bamusebya n'abamuvugaho ibibi bishingikirije uducano twabo, bigaragaza intambwe u Rwanda rumaze gutera mu gukurikirana ibyaha koranabuhanga. Ni ukuvuga ngo ukuntu itegeko rikora, niba nawe utabizi, banza ukande like kuri iyi video, ukore subscribe, kuko nitwa Samuel Mugisha. Ariko mu mategeko agenga ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga, itegeko nomero 60/2018 ririnda kandi rigahana ibyaha bikoreye ku ikoranabuhanga, rivuga ko gukoresha ibikoresho birimo mudasobwa, imbuga nkoranyambaga ku bwende ngo ukwize ibihuha, usebanya cyangwa se ngo wibasire umuntu, ibi bihanwa n'amategeko ndetse bikajyana n'amande cyangwa se impozamarira ndetse n'igifungo. Nitujya ku itegeko nomero 68/2018 rigena ibihano ku bangije isura y'umuntu, cyane cyane bavuga amakuru atariyo, rikemerera abibasiwe gushaka ibirimo ubugenzacyaha mu rwego rw'igihugu rw'iperereza RIB, ndetse no kwaka indishyi z'ibyangijwe mu rukiko nko kwangiza izina ry'umuntu. Reka nkubwire, iyo ushaka kurega abantu bakora batagenzurwa cyangwa se batagenzurwa n'ikigo gishinzwe itangazamakuru mu Rwanda RMC, ushobora kurega uwo muntu nk'ama YouTube channel ugaragaza ibimenyetso koranabuhanga nk'ama screenshot, video bakoze n'amalinki yazo. Ibi bihita bitangiza iperereza mu buryo bwihuse. Kubera iki ibyamamare byakamejeje bijya mu mategeko? Ni ukubera ko guceceka bituma bakumenyera. Gutanga ikirego bitanga agasopo kandi byerekana ko amategeko ariho. Isebanya turabizi ko rikora ku izina ry'umuntu n'akazi ke, ubuzima bwe bwite bwa muntu budasigaye. Amategeko yemerera guhabwa impozamarira uwibasiwe, usibye ko iyo bitanzwe neza bishobora gutuma n'imbuga abo bagusebya babaho zisibwa. Ese wamaze gukora subscribe? Ibi ntabwo ari agahinda gakabije Uwicyeza Pamela afite. Ibi ni ukwirinda, ni ukwihagararaho kandi ni ukwirwanirira. Pamela yatanze amasaha 24 atiyongera, aha agasopo bose bakoresha imbuga nkoranyambaga, abategeka gusiba byose bakoze mu izina ryo kumuharabika. Abagiye bavuga ibihuha ko yatandukanye n'umugabo we The Ben, ndetse yewe n'abagiye bavuga ko RIB iri kumukoraho iperereza. Niba warabivuze ugende gake, kubera ko Pamela ntabwo ari kubeshya. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore mu magambo ye yakoresheje yerekanye impinduka yakoze mu mitekerereze ye. Ati navuye mu kwihangana imyaka myinshi, ubu ngeze mu guhangana. Yavuze ko yihanganaga kubera ko yumvaga atagomba ibisobanura abantu cyangwa se rubanda. Yafashe icyemezo cyo kugana amategeko kubera ko yumvaga bikomeje kurengera ndetse no kwica izina rye. Ese mwamaze kubisiba? Nababwiye ngo mukore subscribe. Ati mwebwe mu nyumva mumenye ko hari itandukaniro hagati yo gutanga ibitekerezo ndetse no kwibasira abandi cyangwa se gusebanya. Uyu mwanzuro yafashe ntabwo wazamuye no kugira agahinda gakabije nk'uko benshi babibona, ahubwo ibi ni ibisanzwe mu mitekerereze ya muntu, byitwa assertive boundary setting. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bagumye bavuga kandi ibyo bakozeho bigahinduka isebanya mu gihe kirekire,
kugana amategeko. Ibi usanga ari bwo buryo bwonyine icyamamare cyarinda amahoro yacyo, agaciro kacyo ndetse n'izina gifite. Uyu yabaye Miss Rwanda akaba n'umugore wa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben. Yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, byatangiye havuga ko umubano we n'umugabo we waba utifashe neza. Iyo umwe muri bo, Pamela cyangwa se The Ben, amaze igihe atagaragara, akaba yagira amafoto asiba cyangwa se ibiri ku mbuga nkoranyambaga ze, aba YouTuber bo mu Rwanda bahita bazamura inkuru ko bishobora kuba bitifashe neza hagati y'umugore n'umugabo. Nyamara mu kuri ni uko iyi couple yagiye ihura n'amagambo y'abantu kuva bakora ubukwe budasanzwe mu mwaka wa 2023 uri kurangira. Ibi byo gutandukana kwabo usanga bivugwa kenshi n'abavuga baba mu Rwanda bakora imyidagaduro kenshi. Ibi nibyo n'ubundi rubanda baba bashaka kumva. Nk'imwe muri couple izwi cyane mu Rwanda, ibihe byaranze urukundo rwabo bigize igisate kitari gito mu gice cy'imyidagaduro mu Rwanda. Uwikeza Pamela yahaye amasaha umwana babyaye w'imfura, imfura yabo bise Luna. Ibi byaravuzwe cyane mu ntangiriro z'umwaka wa 2026. Pamela yavuzwe cyane kubera ugusangiza ubutumwa bubabaje bwo kubura sogokuru we ubwo yagarukaga ava mu gitaramo cy'umugabo we muri Uganda. Cyari igitaramo cya Saint Valentin niba nibuka neza. Ntabwo uyu The Ben ariwe wamuhaye izina afite, ahubwo izina rye yarizamuye we ubwe ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda 2019 kubera ko yari muri 20 beza basoje irushanwa, ndetse n'igihe yitabiraga irushanwa Miss Zuri Africa rya 2019. We n'umugabo we The Ben bari mu bambasaderi beza bishyurwa gatubutse mu Rwanda cyane nko mu kwamamaza Gorilla Games. Ifoto nshya, ikiraka gishya babona muri Kigali bihita bikwirakwira hose mu Rwanda no mu binyamakuru. Ese nawe Pamela uramushyigikiye? Niba ukunda imyidagaduro, nakubwiye ngo ukore subscribe. Tuzahure ubutaha. Nitwa Samuel Mugisha. Inkuru y'uyu munsi yo naho tuyisoreje. Ese Pamela birarangira gute? Ese koko hari abantu arafungisha? Naho ubutaha.